Mwiriwe neza. Akenshi dukunze kuvuga ku bikoresho bifite high accuracy. Ariko se ni izihe nyungu zirimo mu gukoresha ibikoresho bifite high accuracy muri construction and land project? Reka nkumare amatsiko nkubwire inyungu zirimo mu gukoresha ibikoresho bifite high accuracy. Icyambere, birinda amakosa akomeye mu gihe kizaza. Ku nshuro ya mbere yo tugiye gufata ibipimo bya mbere by'icyubakwa, ni ingenzi cyane ko dufata ibipimo bifite high accuracy, kuko ikosa rimwe mu ntangiriro ribyara amakosa menshi ashobora guteza ingaruka ya none ndetse no mu gihe kizaza mu cyubakwa cyane. Icya kabiri, birinda umutekano w'ibintu n'abantu. Iyo twakoresheje ibikoresho bifite high accuracy, tuba twizeye 100% umutekano w'ibintu n'abantu bakoresha iki cyubakwa. Icya gatatu, gupima neza ku nshuro ya mbere biturinda gupfusha ubusa igihe n'amafaranga, bikaturinda ingaruka zo gusenya no guhuzagurika. Hanyuma, birinda imanza n'amakimbirane hagati y'abantu bahanye imbibi. Nyuma yo kubona inyungu zo gukoresha ibikoresho bifite high accuracy, twakwibaza ese ibyo bikoresho twabikura he? Nta handi ni muri DC survey. Tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose butandukanye, harimo amatheodolite, harimo toto station, harimo laser slam, hari dump level ndetse n'ikindi gikoresho cyose waba wifuza cya surveying. Ku bindi bisobanuro mwatugeraho dukorera Kicukiro, cyangwa se mugakoresha nimero yacu iri kuri screen, cyangwa se mugasura imbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Murakoze.